Numvise bavuga ngo iyo umuntu bamuteye urushinge rw'amazi ahita apfa. Nibyo koko? Yicwa n'iki se? Niyo bamuteranya barongo. Nshuti mukurikiranye ibiganiro kuri Action TV, twongeye kwasuhuza. Uyu ni wa mwanya rero twagiye tubategurira ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twabateguriye icyegeranyo kivuga ngo ese koko bateye umuntu urushinge rw'amazi cyangwa se rurimo amazi ahita apfa. Icyo ni ikibazo abantu bakunze kwibaza. Uyu munsi rero turagira ngo turebe mbese urushinge bita urw'amazi bashobora gutera umuntu agapfa ni uruhe. Tuzi neza ko umutima ugizwe n'imikaya aribyo bita miskere y'ubwoko butatu. Uhereye imbere hari miskere bita endocarde, hagati hakaba miskere bita myocarde, naho inyuma hakaba miskere bita pericarde ariyo miskere nyine itwikiriye umutima. Nk'ibindi bice by'umubiri rero, umutima nawo ugomba kumenya amakuru no gutanga igisubizo cy'amakuru ubonye ubunyujije muri systeme bita systeme d'innervation extrinsique cyangwa se systeme d'innervation intrinsique. Nk'ibisanzwe rero urumva ko ubwo amakuru agizwe mu mutima n'ibyo bita nerve sensitive cyangwa se nerve moteur nk'ibisanzwe. Turebe rero innervation extrinsique ni iki? Ese ijambo ubwaryo extrinsique bishatse kuvuga iki? Ijambo innervation ubwo se ubwaryo rishatse kuvuga iki? Innervation, c'est un ensemble de nerfs d'un organe, d'un groupe d'organes ou d'une région du corps. Ubwo bishatse kuvuga ko mbese aba ari uruhurirane rwa nerf cyangwa se uruhurirane rw'imyakura igize urwungano rumwe cyangwa se inzungano arizo turimo kwita organe ziri hamwe cyangwa se igice kimwe cy'umubiri. Naho iyo bavuze extrinsique baba bavuze ikintu kivuye hanze. Urumva ko n'ubundi batari umuntu umuti cyangwa se urushinge rurimo amazi nk'uko abantu babivuga aba ari ikintu kivuye hanze ariko hanze y'umutima nubwo iba yinjiye mu mubiri. Extrinsique rero bivuga qui vient du dehors cyangwa se qui est extérieur. None se baramutse bavomye amazi mu gacupa cyangwa se wenda akayavoma no mu gacuma. Hari n'abavuze ngo niyo bava muri Nyabarongo bakayatera umuntu mu mutsi yakwivanga n'amaraso bigakomezanya urugendo, byatanga iki bigeze mu mutima? Ibyo byose iyo bigeze y'amaraso avanze n'amazi bigeze mu mutima rwose ndumva nta gikuba cyacika. Dukoresha ijambo ko nta gikuba cyacika kugira ngo tuze kubyumvikanaho neza. Mbese bishatse kuvuga ko umuntu wamuteye amazi yaramutse ageze mu mutima yivanze n'amaraso, umutima utashobora guhungabana. Dukoresha ijambo no guhungabana kugira ngo tuze kumva neza ukuntu bigenda. None se ni ryari batera umuntu urushinge umutima ugahungabana bikaba ndetse byanamuviramo n'urupfu? Iyo ufashe rero urushinge ugasubiza inyuma pisto ni kariya kantu bakora barimo gusubiza inyuma cyangwa kugira ngo nyine bavome umuti. Iyo nta muti urimo kuvoma ubwo wundi urimo kuvoma umwuka. Tuvuge rero kuvomye sese 5 z'umwuka warangiza ukawutera umuntu, ukawutera wenda mu rutsi rw'akaboko n'urugero. Iyo usunitse uwo muti mu mutsi w'akaboko uhita usunika amaraso ari imbere agakomeza urugendo. Noneho hagakurikiraho urugendo rugizwe n'umwuka ariko rutavanze n'amaraso. Hanyuma bamara gusunika umwuka wose urangiye hagakurikiraho amaraso ari inyuma nayo agakomeza urugendo byerekeza hehe? Byerekera mu mutima. Bivuze ko rero ubwo mu mutsi hari iki? Bivuze ko mu mutsi harimo amaraso arimo kugenda agakurikirwa n'umwuka hagakurikiraho andi maraso. Aho rero hari umwuka. Iyo hageze mu mutima ako ka mutima igira icyo bita shock extrinsique. Iyi shock extrinsique twavuze ko ijambo extrinsique ubwabyo ari ijambo rivuga ikintu kivuye inyuma. Mbese usa n'ukubiswe n'inkuba ukagira ihungabana, icyo bita nyine traumatisme. Ni ukuvuga ngo mbese umutima ni nkaho ubukubise ikofe, ni nkaho umutima ubukubise inkoni, ni nkaho mbese umutima ubukubise ikindi kintu ukasa n'ugira icyungabana ku buryo byawuviramo guhagarara umuntu agahita apfa marabira. Muri make rero choc extrinsique du cœur est une réaction soit une réponse du cœur ayant subi un traumatisme. Bishaka kuvuga choc extrinsique du cœur ari igisubizo cyangwa se wenda ari igikorwa ariko cyo kugira ngo umutima wirwaneho mu gihe mbese ukubiswe n'ikintu.
icyo gihe bavuga yuko il se produit en cas d'absence du système circulatoire car rapport du sang au niveau du cœur est insuffisant. Ibyo bintu bya shock rero extrinsique du cœur, ibyo bintu bishobora gutuma umutima uhagarara, bikaba byaba igihe habaye ukura kw'amaraso mu rwungano rushinzwe kuyajyana, noneho umutima akagiramo amaraso makeya cyangwa se amaraso adahagije. Cet état de choc extrinsique du cœur peut être extrêmement dangereux car les cellules d'un organe vital comme le cœur en manque de sang finissent par mourir. Bishatse kuvuga ko rero iyo shock extrinsique, mbese uko gukubitwa umutima n'ikintu nyine utari witeguye, ubura igisubizo watanga, mwuko kubona n'igisubizo watanga bikaba nyine baravuze ngo peut-être extrêmement danger, ni ukuvuga ngo bitanga ingaruka mbi, kuko za sere zigize nyine iyo organe, urwo rwungano cyangwa se wenda urwo rwungano arirwo bise umutima, kandi umutima akaba ari cyo icyungo mbese gikomeye mu mubiri, kubera kubura amaraso izo za serire zirangira zipfuye. Twongeye dusubiramo twumva ukuntu babivuze neza muri rw'amahanga. Cet état de choc extrinsique du cœur peut être extrêmement dangereux car les cellules d'un organe vital comme le cœur en manque de sang finissent par mourir. Murakoze rero kwa mwakurikirana ikiganiro, tuzakomeza ubutaha.